tugiye kuvuga kuri uyu mupadiri. Video ye imaze gusakara cyane, nabonye ubanza kuri TikTok no kuri YouTube ngo uvuga mu ndimi. Na mbere twumva uko abigenza. Tara si meneke si perekora tasite pereke peresika tasike meneke. Yesu afite ububasha, afite imbaraga zose, afite ubushobozi bwose, atanga amahoro abaziritseho nibaveho. Muri abana b'Imana, muri abana b'Isumba byose, muri abana b'umutegetsi w'abategetsi. Yaba badukurikiye bafate ku maradiyo yabo, bafate kuri televiziyo zabo, abarwaye indwara zikire, za kanseri zikire, ibibyimba bikire, abahumye bahumuke, abananiwe baruhuke, mu izina rya Nyagasani Yesu. Okay, reka turebe rero icyo Bibiliya ivuga kuri ibi bintu. Nubwo ntekereza ko ku muntu wasomye agakurikirana uburyo indimi zigenda, ukibibona ibi ni fake, ni bya bindi bya gibberish. Mu cyongereza bayita gibberish language, ururimi rudafite ubusobanuro na bumwe. Reka turebe mbere na mbere icyo Bibiliya bivugaho. Turebye mu byakozwe n'intumwa 2:4-11, ngo ni kuri wa munsi wa Pentekoste, kadusome. Ubwo bose buzura Roho Mutagatifu batangira kuvuga mu zindi ndimi ko Roho abahaye kuzivuga. Aho rero i Yerusalemu habaga Abayahudi bubaha Imana, bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Ngo bumve urwo rusaku, rubanda rwose barakorana maze barumirwa, kuko buri wese yabumvaga bavuga mu rurimi rwe bwite. Barashoberwa, baratangara bavuga bati, bishoboka bite se ko buri muntu muri twe abumva mu bavuga mu rurimi rwe kavukire? Abayahudi kavukire b'abayoboke n'abayoboke b'idini yabo, Abanyakireta n'Abarabu, twese turabumva bamamaza mu ndimi zacu bwite ibitangaza by'Imana. Mbere na mbere ikiba hano kuri Pentekoste ntabwo bavuga gibberish language, ahubwo bavugaga ururimi rumwe, cyangwa se uwigisha akavuga ururimi, ariko abandi bose baturuka mu bindi bihugu bakajya bumva ibyo ari kuvuga bakabyumva mu rurimi rwabo kavukire. Mbese tubigeranye nk'uko umuntu yaza akavuga Igishinwa ahantu hateraniye Abafaransa, hateraniye Abadage, hateraniye Abagereki, hateraniye abavuga Ikilatini, hateraniye abavuga Ikinyarwanda, abavuga Igiswahili, ariko akigisha mu Gishinwa, twese buri wese muri ako kanya akajya yumva ari kuvuga ururimi rwe bwite. Ibindi nkabyo byabaye hano kuri Pentecoste. Noneho rero Pawulo akavuga iti mu Banyakorinto ba mbere 14:27-38, niba hari abavuga mu ndimi, babe 2 cyangwa 3 gusa, kandi bavuge umwe umwe, ndetse habe n'uzisobanura. Niba nta musobanuzi uhari, babyihorere. Aho kuvuga mu ndimi, muzirikane mu mutima gusa kandi mubwira Imana. Niba hari uwikekaho ubuhanuzi cyangwa ko ahishurirwa na Roho, amenyereho ko ibyo mbandikiye ari itegeko rya Nyagasani. Niba atabizi, nuko nawe Imana itamuzi. Hano Pawulo aratubwira ko niba hagize uvuga mu ndimi, hagomba kuboneka n'uzisobanura. Niba nta musobanuzi uhari, babyihorere. Pawulo akavuga ko iri ari itegeko rya Nyagasani. Mbese niba hariya twabonaga padiri yavugaga mu ndimi, ntihagire undi muntu uhari uri kuzisobanura, Pawulo ahita avuga ko uyu muntu Imana itamuzi. Niba atabizi, nuko nawe Imana itamuzi. So rero biriya bintu bya gibberish language, umuntu ajya akavuga akisararanga nta musobanuzi uhari, ni ukuvuga ngo ibyo bintu ntago bituruka ku Mana, kuko bidakurikiza icyo Bibiliya ivuga. Ni bya bindi ngo bavuga Imana ku rurimi ariko bakayihanikanisha ibikorwa byabo. Niyo waba uvuga mu ndimi, ariko ugomba kubahiriza icyo Bibiliya ivuga. Niba rero utacyubahirije, uri gukora ugushaka kwawe kudahwanye no gushaka kw'Imana. So rero reka, nubwo wavuga ko ziriya wenda ari indimi z'abamarayika abantu ubwacu tutumva, ariko Pawulo avuga ko ibyo ubaye uri buvuge abantu batabyumva, ikiruta
ari uko ugomba guceceka ukabizirikana mu mutima wawe byonyine. Niba utabikurikije, Imana ntabwo ikuzi. Iryo ni itegeko rya Nyagasani. So rero aha honyine tubonye ko ntabwo yavugaga ururimi ngo abandi bantu bahari babyumve mu ndimi zabo kavukire. Ikindi ururimi yavugaga nta musobanuzi wari uhari. So ibyo byose nta na kimwe yigeze akurikiza, bihita bigaragaza ko biriya bintu arimo ntabwo ari byo, ntabwo byemewe na kirizuba ntabwo byemera. Mu batagatifu rero bagiye bavuga mu ndimi kugira ngo tubone urugero rwa nyarwo. Twavuga nk'uyu witwa mutagatifu Pachomius the Great, wabayeho mu myaka ya za 300. Yavugaga Coptic language. Coptic ni muri biriya bihugu by'Abarabu, rwa rurimi rwa kera bakoreshaga, ariko yaravugaga akavuga muri Coptic language cyangwa se mu Cyarabu, abumva Ikilatini n'abumva Ikigereki bakamwumva. Agashobora no kuvuga Ikilatini ndetse n'Ikigereki ku bubasha bwa Roho Mutagatifu, kandi rwose ari kavukire wo mu Cyarabu atarigeze amenya Ikilatini n'Ikigereki ahandi, kandi abantu bakamwumva rwose. Undi ukunzwe kuvugwa cyane kubera ko ibyo byari ibintu bigaragara cyane byabayeho ari mu myaka ya kera cyane, ni mutagatifu Antoine wa Padua. Antoine wa Padua Antoine wa Padua wabayeho mu 1200 gutyo. Bigaragara ko igihe yarimo yigisha imbere ya papa n'imbaga y'abakardinali benshi n'abandi bavuye hirya no hino mu bihugu, harimo ababaga bavuye mu Bufaransa bavuga Igifaransa, Abagereki, abavuga Ikilatini, Abadage n'abandi bavuga izindi ndimi zitandukanye, bose babashije kumwumva neza, buri wese mu rurimi rwe kavukire. Ukavuga ururimi rumwe, ushaka kuvuga Ikigereki, abavuga Ikilatini, abavuga Ikidage, abavuga Igifaransa, abavuga Igishinwa, abavuga Igihinde, abavuga Ikinyarwanda, bavuga iki bose bari aho ngaho, bakajya bakumva uri kuvuga mu rurimi rwabo kavukire. Ibi rero Saint Anthony wa Padua nibyo bihura na biriya byabaye kuri Pentecost. Sinaba gusa, harimo na mutagatifu François Xavier, yashoboraga kuvuga ururimi rw'ahantu ageze, bituma ahindura benshi Abayapani n'Abahinde baba Kristo. Yageraga mu Buhinde, yagera muri tribe runaka, agahita avuga ururimi rwabo. Yagera mu Buyapani agahita avuga ururimi rwabo. Iyo rero yari ingabire ya Roho Mutagatifu, ntabwo yabanzaga kurwiga, ahubwo yageragayo agahita avuga urwo rurimi kubera ko yahabwaga na Roho Mutagatifu kugira ngo abashe kwigisha abo bakristo. Dufite na mutagatifu Dominiko, yashoboye kugendana n'Abadage, Abadage bavuga ururimi rwabo na mutagatifu Dominiko avuga ururimi rwe kavukire, kandi bagabasha kugenda bumvikana ku bubasha bwa Roho Mutagatifu. Hakaba na Vincent Ferrer, yavugaga Ikilatini gusa, ariko rwose iyo yabaga yigisha abantu bavuga Igifaransa kavukire, abavuga Ikilatini kavukire n'Ikidage kavukire, bose babashaga kumwumva mu ndimi zabo kavukire nta kibazo, bakumva avuga ururimi rwabo kavukire. Hari n'abandi benshi, nubwo nka Padre Pio bitaragaragara, ariko nawe hari amateka agaragaza ko abantu bavaga mu bihugu bitandukanye bakaza gusaba penetensiya, yarangiza mu gihe ari muri penetensiya akaba ashobora kubumva mu rurimi rwabo bwite, kandi akanabasubiza muri urwo rurimi baje bavuga. Iyo umuntu yazaga nyine atazi urundi rurimi, ari ururimi rwe kavukire, kandi aje gusaba penetensiya, hari aho byagiye bigaragara ko yabumvaga akabumva muri urwo rurimi. So rero icyo nicyo gihura no kuri Pentecost cyo kuvuga mu ndimi, abandi bantu bakabasha bumva inkuru nziza. Pawulo arangiza avuga ati mu Banyakorinto ba mbere 14:26-40, ibikwiye gukurikizwa mu materaniro. Turangirize ku kirero bavandimwe, igihe mukoraniye hamwe, umwe ashobora gutera indirimbo, undi akigisha, undi agatangaza ibyo yahishuriwe, undi akavuga mu ndimi, undi akazisobanura. Ibyo byose kandi bikagirirwa akamaro rusange. Niba hari abavuga mu ndimi, babe 2 cyangwa 3 gusa, kandi bavuge umwe ndetse habe n'uzisobanura. Niba nta musobanuzi uhari, babyihorere.
aho kuvuga mu ndimi muzirikane mu mutima gusa kandi mubwira Imana. Abahanuzi nabo havuge babiri cyangwa batatu, maze abandi basuzume ibyo bavuga. Hagize uwo mu ikoraniro ugize atya agahishurirwa ikintu, uwavugaga ahita aceceka. Mwese mushobora guhanura, ariko mugahana umwanya kugira ngo buri wese abonereho kujijuka no gushishikazwa. Umuhanuzi wese agenga ingabire yahawe, kuko Imana yacu atari iy'akajagari, ahubwo ni iy'amahoro. Mbese mwibwira ko ijambo ry'Imana rikomoka iwanyu, cyangwa se ko ari mwe mwenyine ryashyikirijwe? Niba hari uwikekaho ubuhanuzi cyangwa ko ahishurirwa na Roho, amenyereho ko ibyo mbandikiye ari itegeko rya Nyagasani. Niba atabizi, nuko nawe Imana itamuzi. Nuko rero bavandimwe, nimuharanire ingabire y'ubuhanuzi, kandi ntimukange ko bavuga mu ndimi, ariko byose bikorwe neza uko bikwiye. Rero ntibibagirwe gukanda subscribe kuri channel yacu, gukanda like no gusangiza abandi iyi video, no kuduha igitekerezo kugira ngo iyi video igere ku bandi bantu benshi. Sawa sawa rero, murakoze.